hazaboneka ya meza, Imana yacyabwa icyubahiro, hazaboneka imitsima. Abana b'Imana mwahisemo kuba mu ruhande rw'Imana, mwahisemo kwibuka amategeko y'Imana, nimuhumure. Reka mbabwire ngo urugamba rufite uruhagarariye, uyu ni Yesu, kandi ni umugabo w'ingabo udatsindwa, wayoboye urugamba mu gihe cya Yeriko, kandi Yeriko irariduka, n'ibihome byose byo mu isi bizariduka mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu kuba mu ruhande rw'Imana rero nta bwoba burimo, kuko mu murimo w'Imana nta banyabwoba babamo. Niyo mpamvu rero uyu marayika wa gatanu igihe yasukaga uru rwabya, ndasomye ngo ku ntebe ya nyamaswa, muri bwa bwami bwa nyamaswa, bwa bundi twabonye buvuga ko aribwo buyoboye isi, buhatira abantu kuyiramya, ubu ngubu buzacira umwijima. Reka dukomeze. Kandi nyuma yo gucira umwijima, umurongo wa 11, kandi kuribwa kwawo ndetse n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru, kandi ntibihana imirimo yawo. Akababaro kabo ko gufatwa n'ibisebe, akababaro kabo ko kubura amazi yo kunywa, kuko amazi azahinduka amaraso. Uzabisoma neza muri ibi byago, harimo n'icyago cyo guhindura inzuzi n'inyanja, amasoko azahinduka amaraso. Ariko reka dushime Imana yo twongeye kubasuhuza. Imana data wa twese, iyo nyir'imigisha yose, ibahe imigisha ikurikije uko muyikeneye muri uyu munsi, aho twongeye guhurira mu kiganiro Imana yashimye ko twaja tugisangira, kivugabutumwa cishwa kuri cano ivuga igihe giheruka. Kandi inkunga yawe nawe irakenewe, kanda subscribe kugira ngo n'abandi babashe gusangizwa amagambo nk'aya mu gihe gisa n'iki ngiki, abasha gufasha benshi kandi akababasha kubagirira umumaro. Imana rero ikomeze kubaha kugubwa neza, kandi ikomeze kubatiza amagara mazima, aya magambo akomeze kutwubakana twese hamwe, kandi mwuka w'Imana bidushoboze mu izina rya Yesu. Imana yacyabwa icubahiro. Kuko tumaze iminsi tuganira, n'uyu mwanya twongeye kugira ayo mahirwe. Reka duhurire ku nsanganyamatsiko nziza nanone ivuga ngo ikimenyetso nk'urwibutso rw'umuremyi. Ikimenyetso nk'urwibutso rw'umuremyi. Mbere y'uko dukomeza, reka tubanze dushime Imana yacu. Urakoze Imana yacu kuko wongeye kuduha amahirwe yo kuvuga bigakunda, ndetse tukarambura ibiganza, amaboko, ndetse tukabasha gutera intambwe bigakunda. Ariko ikiruta byose, turacyahumeka umwuka w'abazima. Uhabwe icyubahiro. Dore kubana nawe data muri iki kiganiro kugira ngo turusheho kucyumva neza, kandi kibashe kutugira umumaro, ndetse n'abatwumva muri uyu mwanya, ngo ari wowe ukomeza guhabwa icyubahiro mu mitima yacu, ku bwa Yesu umwami wacu, amena. Ikimenyetso nk'urwibutso rw'umuremyi. Burya muri iyi si ikiriho cyose gifite ikikiranga, kandi buri wese afite ikimuranga. Leta z'isi zifite ibirango byazo, ku buryo buri guverinoma ifite ikigaragaza kiyitandukanya n'iyindi guverinoma. Umunsi umwe hari amakuru numvise, kandi aya makuru yari ay'ukuri, aho abayobozi bagiye mu nama, aho bagombaga guhurira. Birumvikana buri wese yari afite icyicaro cye, kandi buri wese yagombaga kwicara imbere y'ikirango cye. Igihe rero buri muyobozi wese yicaraga imbere y'ikirango cye,
buri wese yagize icyo avuga kijyanye n'inama barimo, bigendanye n'icyo bashakaga kwigaho ndetse ngo bagishakire n'igisubizo. Igihe umuyobozi umwe yahabwaga umwanya, yafashe ijambo nuko ashimira abayobozi bagenzi be bari kumwe. Nyuma yaho aza kwitiranya umuyobozi wa guverinoma n'undi muyobozi wa guverinoma, bituma kiba ikintu cyagaragaye nk'aho kidasanzwe muri uwo mwanya, kuko umuyobozi wa guverinoma wese yari imbere y'ikirango cye, ariko aza gufata umuyobozi wa guverinoma umwe amwitiranya n'undi muyobozi wa guverinoma, kandi buri wese yari akwiye kuvugwa mu izina rye ndetse n'izina ry'igihugu yari ahagarariye nk'ikirango cyahagarariraga iyo guverinoma. Byabaye inkuru ikomeye cyane yanditswe mu binyamakuru byinshi, kandi inkuru iracuruzwa. Utekereza ko impamvu iyi nkuru yumvikanye cyane yari iyihe? Impamvu yumvikanye cyane ni uko habayemo kwitiranya ikirango cya guverinoma y'indi guverinoma, kandi buri guverinoma iba ifite ikirango cyayo. Mwene data uteze amatwi muri uyu mwanya, ndagira ngo nkubwire yuko isi igira ibirango byayo, kandi buri muyobozi wa guverinoma wese iyo agiye mu mwanya yagenewe, imbere ye haba hari ikirango kigaragaza guverinoma ye, ku buryo nta kwibesha gukwiye kubamo. Mu ijuru hari Imana yaremye ijuru n'isi, kandi iyi Mana niyo ibeshejeho byose, nk'uko tubibona mu gitabo cya Bibiliya, aho tuza gusoma muri iki gitabo cya Yeremiya, muri iki gice cya 10. Iki gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya turaza gusoma muri iki gice cya 10 kugira ngo tubashe guhuza neza n'insanganyamatsiko itubwira ibijyanye n'ikimenyetso ndetse nk'urwibutso rw'umuremyi. Niba leta z'isi zigira ibiziranga, niba amakampani agira ibirango byabo, niba amabanki agira ibigaragaza yuko ayo mabanki afite impamvu zitandukanye n'iz'abandi, ndavuga ikimenyetso cy'ayo mabanki, niba abayobozi mu myambaro baba bambaye hari ikirango kiba kiri ku myambaro yabo kigaragaza guverinoma bahagarariye, ku buryo atakwambara ikirango cy'iyindi guverinoma, ni ukuvuga ko uwahaye ingoma kubaho, uwaremye abami, ubeshejeho bose, nawe afite ikirango kimugaragaza. Muri iki gice cya 10, kuko nari mbibasezeranije, tekereza yuko abenshi muteze amatwi iki kiganiro mubasha no gusoma namwe mukareba koko niba ibyo dusoma ari ukuri. Hari amagambo ari kutubwira atya ati, duhereye kuri uyu murongo wa 10 muri iki gice cya 10 turaza kugeza kuri murongo wa 13. Ariko Uwiteka niwe Mana nyamana, ni Imana ihoraho, ni umwami w'ibihe byose. Isi itigiswa n'uburakari bwayo, kandi amahanga ntabasha kwihanganira umujinya wayo. Murongo wa 11. Muzababwire mutya muti, izo bita imana zitaremye ijuru n'isi zizacibwa ku isi no munsi y'ijuru. 12. Imana niyo yaremye isi n'imbaraga zayo, isi n'abayirimo. Imana yacabwa icyubahiro, yayikomeresheje ubwenge bwayo, ijuru yaribambishije ubuhanga bwayo.
tekereza ko wumvise neza yuko isi hari aho yakomotse kandi yuko ibiyirimo n'abayirimo ibyo byose byakomotse mu biganza by'umuremyi. Imana yacyabwa icyubahiro. Iyo iranguruye ijwi mu ijuru haba guhorera kw'amazi kandi ituma ibintu bizamuka biva mu mpera z'isi, ndetse umuyaga ukuye mu bubiko bwayo. Ngiyi Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi, yewe ijwi ryayo ryumvikanamo guhorera kw'inkuba. Ntawe uzi inkuba aho zibitswe, urubura ntawe uzi aho ruva, yewe umuyaga uhuha uturutse impande zitandukanye, ariko nta mwana w'umuntu ubigiramo uruhare. Byose bigaragaza yuko ibi byose bikomoka mu biganza by'umuremyi. Kwibutsa yuko weho uduteze amatwi turi ku nsanganyamatsiko itubwira ngo ikimenyetso, urwibutso rw'umuremyi. Uyu ni umuremyi kandi umuremyi afite ikimenyetso kimuranga, afite ikigaragaza yuko ari umuremyi. Nusoma neza mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, muri iki gice cya gatanu, dusomye kuri uyu murongo wa 18, turaza kugeza ku murongo wa 21. Igice cya gatanu kuri uyu murongo wa 18, aho tuza kugeza ku murongo wa 21. Turaza gusoma kugira ngo twumve neza icyo uyu mwanditsi, icyo uyu muhanuzi yavuze muri iki gice cya gatanu kuri uyu murongo wa 18. Tekereza yuko mwabashije kuhagera. Reka tubashe kuhasoma. Ni ibya Daniyeli asoma ibyanditswe ku rusika abisobanura. Niko insanganyamatsiko y'aya magambo tugiye gusoma, aho umwami Nebukadinezari kuri uyu murongo wa 18 yagaragaje amagambo avuga ngo, umva Nyagasani Imana isumba byose yahaye so Nebukadinezari ubwami no gukomera ndetse n'ubwiza n'icyubahiro. 19, abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe baramutinyaga. Daniyeli yasobanuriraga uyu mwami ibijyanye n'uburyo hari Imana yo mu ijuru kandi yari yarahaye ubwami uwitwa Nebukadinezari kandi imuha no gukomera, kandi ngo abantu bose baramutinyaga bagahindira umushitsi imbere ye, kandi kubw'icyubahiro yari afite. Imana yamuhaye yicaga uwashatse kwica, akarokora uwashatse kurokora, kandi yogezaga uwo ashatse kogeza, agacisha bugufi uwo ashatse gucisha bugufi. 20, ariko yishira hejuru yinangira umutima, bimutera kuba umunyagitinyiro mu byo yakoraga, niko gukurwa ku ntebe y'ubwami, maze icyubahiro cye bakimukuraho. 21, nuko yirukanwa mu bantu, umutima we uhindurwa nk'uw'inyamaswa, abana n'imparage akarisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho yamenyeye ko Imana isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu kandi ko ibwimikamo uwo ishatse. Impamvu dusomye aya magambo muvandimwe, ni ukugira ngo nkwereke yuko n'umwami Nebukadinezari nawe yagaragaje yuko hari Imana isumba byose, isumba bose, ibesha wishatse kandi igakora wishatse. Iyi ni Imana umuremyi
kandi Imana imuremyi nayo igira ikiyiranga, igira ikiyigaragaza nk'Imana umuremyi. Igihe Imana yaremaga umuntu imukuye mu biganza byayo, imaze kumushyira ku isi, nyuma y'uko yari imaze kurema ibintu byose ibonye ko ari byiza, mu gicamunsi cyo ku munsi wa gatandatu Imana irema umuntu. Uyu muntu imaze kumurema imuha amahirwe yo kuba yaragombaga kujya asabana nayo igihe cyose yagombaga kuba ari mu mabwiriza yayo, kandi akabaho aguwe neza. Imana rero imaze kurema uyu muntu hari icyo yakoze. Nusomame neza mu gitabo cy'Itangiriro muri iki gice cya 2 uraza kuhasanga yuko ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Muri ya minsi tubona umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu kugeza ku munsi wa gatandatu mu gicamunsi, aho yaremye n'umuntu kugira ngo uyu muntu abashe guhabwa ububasha bwo gutegeka ibi bintu byose. Mbega amahirwe umuntu yahawe. Umurongo wa 2, ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yakoze yose. Umurongo wa 3, Imana iha umugisha umunsi wa 7 iraweza, kuko ari we Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kibazo wakwibaza ni iki ngiki: mbese Imana yaruhutse kuko yari inaniwe? Oya, Imana ntinanirwa. Imana ifite ububasha n'ubushobozi, yewe iravuga bikaba, yateka bigakomera. Ahubwo yaruhukanye n'uyu muntu yari imaze kurema kugira ngo nawe umunezero w'isabato ubashe kumunezeza. Kuko mbere hose n'umuntu atararemwa, ijuru rifite amategeko, ijuru rifite gahunda, ijuru habamo ingabo, kandi izi ngabo z'abamarayika mu mitwe itandukanye zigira gahunda. Izi ngabo zihora ziramya, ibizima bihora bivuga ngo uwera, uwera, uwera. Mu yandi magambo, ibizima n'abamarayika bagira gahunda, bagendera ku mabwiriza y'umuremyi, kuko ijuru ritawusanya, kuko rihora rifite gahunda ngenderwaho. Uyu muntu rero wari umaze kuremwa, Imana iruhukana nawe kuri uyu munsi w'isabato, atari uko Imana yari inaniwe, ahubwo kuko Imana yifuzaga ko uyu muntu isabato yamunezeza. Mbega amahirwe, kugira ngo igihe cyose uyu muntu ageze muri uyu munsi w'isabato aje yibuka ko hari Imana umuremyi, hari Imana yaremye byose, hari Imana ibeshejeho byose. Mbega urwibutso rwiza, mbega ikimenyetso kigaragaza nyir'ububasha, mbega ikimenyetso kigaragaza umwihariko. No mu buzima busanzwe abantu ubwabo nabo bagira icyitwa umwihariko, bagira umwihariko. Umugabo ufite amasambu akagira umugore umwe cyangwa se babiri, numvaga havuga yuko bagiraga icyitwa umwihariko, kandi umwihariko w'umugabo nta mugore wagombaga kuwukoraho. Ibyavaga muri uyu mwihariko byari ibyo gukoreshwa n'uyu mugabo, akabikoza icyo ashatse, akabyikenuramo, kandi umugore atabasha kuba yarebaho. Umwihariko, mwene data, kuko nabikubwiye, Imana nyir'ububasha, Imana umuremyi ifite umwihariko, urwibutso rugaragaza ko ari umuremyi. Banki zifite ikimenyetso kiziranga. Nta banki igira ikimenyetso gisa n'iyindi banki.
ntabwo popireri, ntabwo beka, ntabwo unguka. Ikimenyetso cyayo kiba gisa n'ikimenyetso cyo mu yindi banki. Mu yandi magambo, kashi ya buri banki iba yihariye. Aba bantu bafite amakampani, abacuruzi, bagira icyo bita kashe, kandi izi kashe ziba ari umwihariko mu mazina y'aba bene izi kampani, kugira ngo izi kashe zititiranwa n'andi makashe. Mana rero imaze kurema uyu muntu, yamuhaye icyitwa amabwiriza. Ijuru ryasuraga uyu mugabo n'umugore, abamarayika bakabaganiriza babibutsa yuko igihe cyose bari mu mabwiriza y'Imana bazahora baguwe neza, bafite umudendezo wanyuzwe n'urukundo rw'Imana. Gihe uyu mugabo yavaga mu mabwiriza y'Imana, akaga karabonetse bavandimwe. Yakuwe mu mudendezo wo kubaho yaranyuzwe n'urukundo rw'Imana, yinjira mu bubata bwo kubaho nabi, yinjira mu kaga ko kurya avunitse, ko kwiyuha icyuya, ko kubyara bimugoye, kuko yari yavuye mu mabwiriza y'Imana. Amabwiriza y'Imana ni amategeko y'Imana. Iyo wishe itegeko ry'Imana ugubwa nabi. Mbega akaga kakurikiye ko kugubwa nabi kw'iki kiremwa cyari gitunganye kitagira ibibazo. Ndetse ingaruka ziza no ku muryango, ziza no ku bana. Iyo umugabo yavuye mu mabwiriza y'Imana, umugore akava mu mabwiriza, ingaruka ziraza zikagera no ku bana. Nicyo cyatumye abana babakomokaho, harimo Kayini na Abeli, nabo ingaruka zabajeho kuko bavuye mu mabwiriza y'Imana. Nusoma neza muri iki gice cya 4, urasanga yuko Imana yabwiye Kayini, nk'umwe mu bakomokaga kuri Adamu, ngo kuri murongo wa 7, nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rutugu, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Imana yacyabwa icyubahiro. Burya iyo umuntu akoze ibyiza, iyo umuntu abaye mu mabwiriza y'Imana, agubwa neza, abaho anezerewe, afite umutima unyuzwe n'urukundo rw'Imana. Mbega Imana nziza, mbega Imana idukunda, mbega Imana yashyizeho gahunda. No mu buzima busanzwe, iyo umuntu yitondeye amategeko ya leta, agubwa neza, abaho umudendezo wo kumva aticiraho urubanza, nta kimushinja. Mu gice cya 6 cy'igitabo cy'Itangiriro, uko abantu barushaho kuva mu mabwiriza y'Imana, niko barushaho guhindana no kwangirika. Mwene data, ntubona umuntu wavuye mu mabwiriza y'Imana, umuntu wishe amategeko, mbese abasambanyi, abicanyi, abasinzi, ibisambo, mbese ubona biguwe neza, mbese ubona bifite umudendezo. Ngizi inkovu za buri munsi, ngibyo ibibazo bya buri munsi byo guhora bakubitwa, nguko guhora bafungwa buri munsi, bahora mu magereza, nguko gutakarizwa icyizere, aho bageze babamagana, aho bageze babahinduru, baba baguwe nabi kuko bishe amategeko ya leta. Ntabwo rero amategeko y'Imana wayishe ari ubasha kugubwa neza. Niyo mpamvu muri iki gice cya 6 kuri uyu murongo wa 5 tuhabona yuko Uwiteka yabonye ko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose n'imitima y'abitekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Imana yacu kuko ari urukundo, ntabwo yigeze inezezwa nuko abakurambere bacyo bavuye mu mabwiriza y'Imana, kuko yafashe iya mbere mu kubashaka kugira ngo yongere ibagaruremo intege, yongere bagarure mu bwiza. Ariko kuba bari bavuye mu mabwiriza y'Imana barayihunga. Urabizi nawe, aho birukanse bava mu murima mwiza wa Edeni baja kwishakira ubucocero, Imana yababazaga aho bari bihishe. Iyo umuntu yavuye mu mabwiriza y'Imana, ahinduka umunyagasuzuguro, ahinduka igisuzuguriro, ahinduka akahebwe, mu yandi magambo ateshwa agaciro.
ahunga mu maso y'Imana. Tekereza ko Imana yaricuje impamvu yaremye umuntu, umuvandimwe wanjye. Ni ikibazo gikomeye cyane, kandi umuntu yari akwiye kubaho aguwe neza. Mbega agahinda, mbega ingorane. Igihe rero Imana yabonaga ko aba bantu igihe cyose bavuye mu mabwiriza yayo babaho ubuzima bubi, igihe cyose Imana yahoraga yibutsa abantu yuko ari ngombwa yuko bagomba kuba mu mabwiriza yayo n'amategeko yayo. Ni nayo mpamvu igihe Imana yatumaga umugaragu wayo Mose, yongeye kumwibutsa yuko akwiye gukomeza kwibutsa ubwoko bwayo. Uvuga ko uri ubwoko bw'Imana, uvuga ko wubaha Imana, ukwiye kumva yuko amategeko y'Imana ari uruzitiro kurinda kondwa. Burya iyo umuntu ari mu mabwiriza y'Imana ararindwa, arindirwa aho ngaho, arindwa kondwa. Igihe Adamu yarekeye mu mabwiriza y'Imana yarinzwe konwa, kandi abaho imibereho myiza, ariko igihe yari yavuyemo ingaruka zamujeho. Mbega kuba mu mabwiriza y'Imana. Imana rero yongera kwibutsa ubwoko bwayo bicishe mu mugaragu wayo Mose amabwiriza n'amategeko yayo yuko bakwiye guhora bayagenderamo. Nusoma mu gitabo cyitwa Kuva mu gice cya 20, Imana yongeye kwibutsa ubu bwoko yuko amategeko yayo ari ngombwa. Uzayasoma aya mategeko, arasobanutse, ariko urwibutso rwayo muri iki gice cya 20 ku murongo wa 8 ni rwa rwibutso ruvuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Uyu munsi w'isabato niwo twabonye mu gitabo cy'Itangiriro yuko ariho Imana yaruhutse, kuko yari yarangije kurema mu minsi 6 iraruhuka. Mbega urwibutso, wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 uje ukora, muvandimwe. Ariko ngo umunsi wa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire imirimo ukoraho, umurimo n'umwe ukoraho, kubera ko ari urwibutso, ari ikimenyetso kigaragaza yuko Imana ari umuremyi. Mbega Imana nziza. Iri tegeko riragaragaza Imana nk'umuremyi, kuko ni itegeko ririmo kurema, ni itegeko rigaragaza itangiriro ryo kubaho ku isi ndetse n'abantu bayirimo. Umunsi umwe ubwo nari mu modoka, numvise umugabo umwe waganiraga cyangwa se watambutsaga amagambo kuri radiyo ntabashije kumenya neza, avuga ibijyanye n'uyu munsi w'isabato. Avuga ngo burya umuntu yahawe isabato ngo ayiruhuke, ariko umuntu abishatse yashiraho umunsi w'isabato yaboneye mwagakiza. Muvandimwe, namuteze amatwi. Iyo ngira amahirwe yo kuba namubona amaso ku yandi, nari kumubaza, none se niba umuntu abishatse yafata umunsi ashatse akawugira isabato, mbese ko ari we waba ugize isabato, ni isabato y'Uwiteka Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Umva nawe, wafata umunsi wa mbere ukawugira isabato, cyangwa umunsi wa kabiri, cyangwa umunsi wa gatatu, umunsi ushatse, ariko si uyu munsi warejejwe, uraruhukwa kandi uhabwa umugisha. Ni wowe ubwawe ugize isabato, ntabwo ari ko Imana siko Bibiri bivuga, ahubwo ni wowe ubwawe ku giti cyawe, kuko uwo munsi w'isabato Imana irangije kurema yarawuruhutse, iraweza kandi uha umugisha. Ibintu bitatu Imana yawukoreye. Ntabwo rero umunsi ushatse wawugira isabato wabikora, ariko si uko aba ari wo munsi uboneka muri Bibiliya Imana yagenye. Ni nayo mpamvu Imana yongeye kwibutsa umugaragu wayo Mose ngo yibutse ubu bwoko bw'Abisirayeli, ubwoko bwari bukuye mu Egiputa. Imana ibukujeyo amaboko n'ibitangaza ndetse n'imbaraga z'Imana zirenze iza muntu. Ni nayo mpamvu mu gitabo cyitwa Gutegeka, igihe Imana nanone yongeraga kwibutsa ubu bwoko,
cyangwa se abana b'ubu bwoko, abana bakomokaga kuri ubu bwoko, kuri iri shanga. Turi ubwoko bw'Imana bavandimwe, kandi abana bacu nabo bakwiye kwibutswa yuko mu ijuru hari Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Muri iki gice rero cya 4 cy'igitabo cyitwa Gutegeka, turaza gusoma duhereye kuri murongo wa 5 mu nsanganyamatsiko y'iki kivuga ngo urubyiruko rw'Abisirayeli bigishwa ibya Sinayi. Ibya Sinayi rero ni bya bindi twabonye mu gice cya 20 mu gitabo cyo mu Kuva, muvandimwe wanje. Umurongo wa 5, dore mbigisha amategeko n'amateka uko Uwiteka Imana yanje yantegetse, kugira ngo abe ariko mugenzereza mu gihugu mujanwamo no guhindura. Nuko muje muyitondera muyumvira, kuko ari ku bwenge bwanyu, ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga azumva ayo mategeko yose, akavuga ati ni ukuri iri shanga rikomeye, ni ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Amahanga igihe yagombaga kubona urubyiruko, aba bana bitondera amategeko y'Imana, yayandi twabonye kuri Sinayi, amategeko 10 uhereye ku rya mbere kugeza ku rya 10. Yewe harimo n'itegeko rigaragaza ko Imana ari umuremyi, ariryo tegeko rya 4. Iyo amahanga yabonaga ubu bwoko, aba bana urubyiruko bitondera amategeko y'Imana, ubwenge bwabo bwagaragaza yuko ari ubwoko bw'Imana, ari ishanga. Iyo uri mu mabwiriza y'Imana, witondera amategeko y'Imana, abantu barakubona bakabona yuko uri umuhungu w'Imana, uri umukobwa w'Imana, uri umugaragu w'Imana. Muvandimwe wanjye, amategeko yose anayera, arakiranuka, kuko uwayashyizeho nawe akiranuka. Ni nayo mpamvu abahanuzi, uru rwibutso, iki kimenyetso kigaragaza ububasha bw'umuremyi, nabo ubwabo baracyubahaga. Umuhanuzi Yeremiya twemera muvandimwe nk'umuhanuzi. Hari benshi bavuga ngo erega isabato yari iy'Abayuda, isabato ntabwo yigeze ihabwa abantu bose. Oya, uhereye katanga ka mbere tubonye abakurambere, duhereye kuri Adamu ndetse na Eva, yuko barukanye n'Imana isabato. Yewe no mu gihe cy'Abisirayeli isabato bongeye kuyibutswa. Yewe no mu gihe cy'urubyiruko rw'Abisirayeli, mu gihe abakuze bari barashire mu butayu, igihe berekezaga mu gihugu cy'isezerano, urubyiruko rwongeye kwibutswa bijyanye n'urwibutso, isabato, amategeko y'Imana, yuko ari ihame kuyumvira kandi bakayitondera. Umuhanuzi Yeremiya ndagira ngo tuhahurire. Uyu Yeremiya muri iki gice cya 17, Yeremiya ni umuhanuzi rwose. Yeremiya mu gice cya 17 nusoma neza uhereye kuri murongo 21 hari kutubwira harya hati ibyerekeye kweza isabato. Si Yeremiya kandi uko niko Uwiteka avuga ati, mwirinde mutikore umutwaro ku munsi w'isabato no kuwucisha mu marembo Yerusalemu. Ntimugasohore umutwaro mu mazu yanyu kuri uwo munsi, kandi ntimukagire umurimo wose mukora, ahubwo muje mweza umunsi w'isabato, kuko nabitegetse ba sogokuruza. Mu yandi magambo, na ba sogokuruza bacu bari barategetswe kuruhuka isabato, batagira imitwaro binjiza muri Yerusalemu, ahabaga ingoro y'Imana yo kuruhukirwamo ku munsi w'isabato, yayindi Yesu nawe yaruhukiragamo, yayindi ba Petero na ba Yohana n'Abayuda baruhukiragamo ku munsi w'isabato. Bari barategetswe yuko badakwiye kwikorera imitwaro bayisohora ku munsi w'isabato, cyangwa bayinjiza muri Yerusalemu ku munsi w'isabato. Uko ni ukuri. Umuhanuzi Ezekiyeli kandi twemera, mu gice cya 20
ku murongo wa 19 n'uwa 20, ndi Uwiteka Imana yanyu, muje mugendera mu mategeko yanje, mukomeze amateka yanje kandi muyakurikize. 20, kandi muje mweza amasabato yanje y'ikimenyetso. Imana yacyabwe icubahiro. Ari ikimenyetso hagati yanje namwe kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Burya iyi sabato ni ikimenyetso hagati y'Imana n'ubwoko bwayo, ikimenyetso, ububasha bw'umuremyi, isigira ibirango. Bavandimwe, nk'uko nabibabwiye, niba udashobora gufata amafaranga ngo ube wayaca kuko afite ikimenyetso kigaragaza yuko guverinoma ikwiye kubahwa, uramutse uyaciye uzabigerageze, byakugiraho ingaruka. Nubwo amafaranga yaba ari ayawe warayakoreye, uzabihangare kubera iki? Harimo ikirango cy'ubutegetsi kigaragaza ko leta ikwiye kubaho. None se niba leta zubaho ukaba utahangara, mbese ahari Imana ubwayo ikirango cyayo nicyo gikwiye guteshwa agaciro, kigasuzugurwa? Buriya wafata amafaranga ukayahindura uko ushatse ngo kubera yuko amafaranga ari amafaranga, nanjye reka mfate amafaranga nyakore nshyireho ikirango nicyo nshaka. Uzabigerageze urebe yuko batazagukatira ukarya uburoko bakagushira muri gereza. Kubera iki? Hari ikirango cyagenewe amafaranga kizwi na guverinoma, kigomba kubahwa n'uwari wese. Umunsi umwe hari umusore wakoze amakosa, abashinzwe umutekano bamwirukankaho, arirukanka. Igihe yabonaga bagiye kumufata yerekeje ku murenge, hari mu minsi yo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda. Hari mu gihe rero idarapo cyangwa se ikirango cy'igihugu cyari cyegejwe hafi. Muzi yuko iyo bigeze mu kwezi kwa 4 bija bibaho bakarimanura kugira ngo hubahirizwe gahunda y'icyo gihe abantu bagezemo. Uyu musore rero abasha guhobera ikirango cyangwa se idarapo. Yarihoberaga rero, abashinzwe umutekano bonye arihobeye ntabwo bongeye kumusatira, ahubwo baramubwiye bati turimo kuguhendahenda, vaho ngaho wageze. Kubera iki batahamusanze muvandimwe? Kuko yari yamaze kwegera ikirango, agaciro ka guverinoma. Guverinoma igira agaciro ka ikirango cyayo, ntabwo ukwiye kugitesha agaciro uwo yaba ari we wese. Murabizi namwe, yewe iyo bari kuzamura iki kirango, iyo uhageze uwo waba ari wese urahagara urubahiriza, kuko ari ngombwa ngo cubahwe. None se ni ikirango cya guverinoma gihabwa agaciro kikubahwa kubera iki kirango cy'Imana, urwibutso rw'ububasha bw'umuremyi? Umusore rero igihe babonaga yaje kuhava, baramubwiye bati none tuguhaye imbabazi, ngaho have, rekura iryo darapo. Nawe arangira ababwira ati rero kugira ngo menye ko mumpaye imbabazi, ngaho nimugende. Kuko nta kundi bagomba kubigenza. Amakosa yari yakoze ntabwo yari amakosa akomeye cyane, gusa nuko yirukanse bamwiruka kugira ngo bamufate bamuhane, ariko barangije baravuga ati noneho turakubabariye turagiye. Mbega agaciro k'ikirango! Si uko birengagije ikosa yari yakoze, ariko aho yari yageze, mu yandi magambo yarimo kuvuga ngo nageze mu butabera, nageze aho mbasha kuba nahabwa kuko yari yitabaje icyazi ko gifite agaciro gakomeye cyane muri guverinoma. Niba ikirango cya guverinoma kigira agaciro, mbese ikirango cy'Imana cyagira agaciro bingana bite? Ni nayo mpamvu nk'uko tubibonye uburyo abahanuzi babigenje. Umuhanuzi witwa Yesaya nawe turaza kumubona, kandi umwami w'abami, ndavuga Yesu umwami wacu, nawe ubwe iki kimenyetso cyaramurangaga, uru rwibutso rwabaga muri we. Kandi isabato
nk'ikimenyetso kigaragaza yuko Imana ari umuremyi, kandi Yesu akaba yaritonderaga amategeko ya se nk'uko yabivuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ati nitondeye amategeko ya data. Abwira abigishwa yuko nabo bakwiye kuyitondera. Yesu nawe iki kirango yagihaga agaciro, uru rwibutso, isabato nk'ikimenyetso kigaragaza ububasha bw'Imana. Nusoma neza mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka, muri iki gice cya 6, nusoma kuri uyu murongo wa 5, kandi arababwira ati uyu ni Yesu, abibwira iteraniro ry'abantu hamwe n'abigishwa be n'abandi bose bagomba kuzasoma aya magambo aboneka muri Bibiliya wemera nawe ubwawe. Kandi arababwira ati umwana w'umuntu ni umwami w'isabato. Imana yacagwa icyubahiro. Ku murongo wa 5, Yesu uvuga kumwemera akaba ari umwami w'isabato. Kubera iki isabato utayiruga? Kubera iki isabato itaba muri wowe? Isabato yo mu byanditswe byera, isabato yo muri Bibiliya, isabato yo ku munsi wa 7 uhereye ku munsi wa mbere w'icyumweru, kuko icyumweru kigizwe n'iminsi 7. Urasanga umunsi twita cyangwa se abantu bita ngo ni kuwa 6 ari umunsi w'isabato, kuko nusoma neza Bibiliya igaragaza yuko umunsi twita ku cyumweru ari umunsi wa mbere. Uko ni ukuri, ibihamya birahari muvandimwe. Nukenera kubona ubusobanuro burenze ubu ngubu, adresse zacu uzatubaze tugusobanure dukoresheje ibyanditswe byera. Kuko nusoma neza mu gice cya 28, iki gice cya 28, aho uzasoma ibijyanye no kuzuka kwa Yesu, ku murongo wa mbere kutubwira ngo ni ku munsi w'isabato ushize Yesu yajwe mu gituro ku munsi wa nyuma, cyangwa se mu yandi magambo kuwa 6 w'ibyanditswe, kuwa 6 w'isabato. Isabato iri hafi gutangira, aruhukira mu gituro ku isabato ku munsi wa mbere ho hitwa ku cyumweru, ava mu gituro. Nuko ku munsi w'isabato ushize, ku munsi wa mbere w'iminsi 7 aho ari ku cyumweru, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi baja kureba cya gituro. Muvandimwe, iki ni ikigaragaza yuko Yesu yavuye mu gituro ku munsi wa mbere. None se uwo munsi wa mbere uruhuka kuko ari umunsi wo kuruhukwa, cyangwa uruhuka kuko ari wo munsi Yesu yazutseho? Oya, Imana yavuze ni uko yagaragaje yuko umunsi wa 7 ari wo munsi w'ikiruhuko, abantu bakwiye kuruhuka. Kandi no muri Mariko uzahasoma mu bijyanye no kuzuka kwa Yesu, isabato ishize mu gice cya 16, Mariya Magadalena na Mariya wundi na nyina wa Yakobo ndetse na Salome bagura ibihumura neza. Ibihumura neza nta handi bari babijanye, bari bagiye ku gituro. Bari bagiye ku gituro ngo baje gusiga umurambo wa Yesu. Muvandimwe, uwo ni Mariko. Kandi na Luka nawe nuko, nawe yamuvuzeho. Luka nawe yagaragaje yuko Yesu yazutse ku munsi wo kuwa mbere, ariho Bibiliya yita ku munsi wa mbere, cyangwa se ariho abantu twebwe twita ku munsi w'icyumweru. Luka 24, kuwa mbere w'iminsi 7, kare mu museke baja ku gituro bajanye bya bihumura neza batunganije. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwose bwakishijwe muri abagaragu b'Imana bugaragaza yuko ku munsi wa mbere ariho Yesu yavuye mu gituro, ariho ku cyumweru. None uruhuka ku munsi wa mbere ariho munsi w'ikiruhuko. Wabisomye hehe? Wabikuye hehe mwene data, muvandimwe wanje? Yesu nk'uko twabibonye rero ku murongo wa 6 mu gice cya 5, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka, nuko ku yindi sabato yinjira mu isinagogi arigisha, asangamo umuntu unyunyutse ukuboko kw'iburyo. Mu yandi magambo, Yesu ku munsi w'isabato yararuhukaga akinjira mu isinagogi kandi akigisha.
icyo umuhanuzi Yesaya avuga rero, wowe tegeye amatwi iki kiganiro, ntazi uwo uriwe, ntazi aho ubarizwa, ni uko Yesaya mu gice cya 58, Yesaya mu gice cya 58, tugera ku musozo muvandimwe. Yesaya muri iki gice cya 58 uzasoma neza kuri uyu murongo wa 13, aho yavuze ngo nuhindukira, niba ushaka kuba umwe mu bazaraga ubugingo buhoraho, ukwiye kwitondera amategeko y'Imana, ukwiye kurangwa n'urwibutso rw'umuremyi. Isabato nka rimwe mu mateka 10 y'Imana ryashiriweho kugira ngo abantu baje bibuka ko Imana ari umuremyi. Guhinduka kwawe rero kandi uru rwibutso urutesha agaciro, utsemba mu mutima wawe, wishiriraho ikiruhuko ushaka, ntabwo bijanye n'amabwiriza y'Imana. 13, nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanje wera, aho gukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka, ukawugira uw'icyubahiro, ukawubaha. Ntubikigenge kuri uwo munsi ngo ukore ibishatse muvandimwe, kuko ari umunsi w'ikiruhuko. Ntiwishakire ibyo kwinezeza, kandi ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, nuko uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze, ntabwo ari undi muntu ubivuze. Nuhindukira, isabato nayo irakureba, nayo ukwiye kuyubahiriza, kuko Yakobo yavuze neza agaragaza yuko uwishe itegeko rimwe aba atsembye amategeko yose y'Imana. Kuko uwavuze ngo ntugasambane niwe wavuze ngo ntukice, kandi niwe wavuze ngo ntukibe, niwe wavuze kandi yuko umuntu adakwiye kwifuza inzu ya mugenzi we. Uzabisoma mu rwandiko rwanditswe na Yakobo muri iki gice cya 2, aho uzasoma uhereye ku murongo wa 10, atubwira ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Kuko wavuze ati ntugasambane, niwe wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica, ubucumuye amategeko yose. Mu yandi magambo, nudasambana ntiwibe, ntiwice, ariko isabato ukayitsemba, amategeko y'Imana uzawe yishe. Niko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Dusoza rero, Yesu asezera ku bigishwa be agiye gusubira mu ijuru, hari icyo yababwiye kugira ngo babashe kukibamo kandi kibashe kubarema mu buzima bari bagiye gusigaramo. Icyo yababwiye ni ikihe? Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, uzasoma muri iki gice cya 15 ku murongo wa 14. Iki gice cya 15 ku murongo wa 14, Yesu icyo yabwiye abigishwa ni iki ngiki. Umurongo wa 14 yarababwiye ngo muri inshuti zanje nimukora ibyo mbategeka. Niba tuvuga rero yuko dukunda Yesu kandi tuzabana nawe ubwo azaba agarutse, tugomba gukora ibyo adutegeka. Ibyo adutegeka ni ibihe? Nta bindi, ni ukwitondera amategeko ye kugira ngo dukomeze kuba muri we. Kandi mu gice cya 17 uzasoma ku murongo wa 14, nabahaye ijambo ryawe kandi ab'isi barabanga kuko atari ab'isi, nk'uko nanjye ntari uw'isi. Imana yacu ihabwa icubahiro. Yesu yatanze ijambo rye, Yesu yatanze amategeko ye ngo abantu bayitondere. Ni ngombwa rero kuyitondera. 17 hakatubwira hatya hati ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Imana yacu ihabwa icubahiro. Uko wantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Mwene data utegeye amatwi ikiganiro muri uyu mwanya, Mwuka w'Imana gushoboze kubaha amategeko y'Imana, kuyagenderamo, kuba muri wowe. Harimo n'urwibutso rw'isabato rugaragaza yuko Imana ari umuremyi. Ku bwawe ntabwo wabishobora, ariko Mwuka wera yabigushoboza kugira ngo ubashe kugirana n'Imana isano, kandi kibe ikimenyetso nk'uko twabibonye muri Ezekiyeli 20 kigaragaza yuko uri ubwoko Imana yishimira. Imana ibigushoboze mu izina rya Yesu umwami wacu, amena.